Mwiriwe neza basore, amakuru yanyu? Amakuru ni meza cyane rwose. Ngeze umugisha wo kubabona, mbona mwicaye ahantu hamwe, mbona ntazi mwihebye cyangwa se muri kuganira. Meze bite? Muri kuganira ku kihe kiganiro cyangwa kuri topic muri ino minsi? Muri kwibaza, ndabona bamwe wagira ngo n'inzara yabishe cyangwa se ibitotsi. Bimeze bite bavandimwe? Urabona iyi minsi imeze ite? Iminsi se wa muntu we, wa mubyeyi we, kureba iminsi ari hatari. Umuntu aba yicaye arimo atekereza, hano nk'iminsi mikuru tugiye kugira. Ukibaza iminsi mikuru. Kera najyaga agira gutya, abangisanye n'ababyeyi tukisangira amafaranga nabaga nakuye. Ariko none ino minsi uyu mwaka noneho uranyemeje. Kuba ngiye kwicara muri Kigali, habe n'akana nigeze mpamagara kazanasura. Ahubwo njye buriya n'umugabo w'umuteri. Njye icyo nshaka nibaye ngombwa bazisiba cyangwa nkazigora. Waretse gutunga telefone ze ko nanjye nabyihoreye. None utunga telefone haje umubosa guhamagara akaguha akara. Ako kabukabura gakoze kuri icyo gihugu. Ushatse kuvuga ko muri no minsi mikuru twegereje, tubura iminsi mike ngo tugeremo, nta mufiance muzaba muri kumwe ngo musangire akantu ko kunywa cyangwa se musimbuke mujye mu ntara kureba ababyeyi uko bameze? Nzaba ndi kumwe na mama gusa wenyine, nta wundi muntu nzaba ndi kumwe nawe. Abo tuzahorera mu kabari ubwo ufite amafaranga. Ariko burya rero nkubwire amafaranga ya iminsi mikuru yigeze reka mwereke. Nkubona inshuti yanjye nje ndi Kigali, uzanye Kigali uje gusanya n'umubyeyi unsize. Yose ufite Kigali hakize kuba nta kintu ufite naguha ngoboka. Nta kintu ufite nyine n'amaboko uzamuka. Ese umubyeyi ko wesheje ibijumba, wesheje ibirayi, barimo bararya ibishyimbo bireze. Icyo mfite ngomba kudusangira na mama rero. Nabonaga mu kanya gato basore, nabonaga mugenzi wawe asa naho arimo arasinzira, nkibaza se yaba ari inzara se? Nabonaga wagira ngo ari gusinzira, nkibaza niba ari inzara se azaba yayakuyeho azajya gusurisha ababyeyi iwe. Mama wiwe yaba atuye hano hafi, ari mu ntara, birashoboka ko ashobora kuba atuye hano hafi, akavuga ati wenda hari aho nteganya bitanu tuzabisangira uko biri. Ariko nanone nibaza niba bibaye ari mu ntara, bitanu se ntibyahwana n'itike yonyine ko mbona ari gusinzira, ubwo ntiyakaba yakoramo ayo kurya cyangwa se agakuraho igihumbi ko n'ubundi inzara itamwica. Ndabona bikomeye kuri we, ndabona yayura. Nkibaza niba ari inzara cyangwa ari ibitotsi. Mama turabana, ntabwo nzirirwa njya kumureba, njye turabana. Se turabana i Kigali. Bagize amahirwe leta iratwubakira. Ntabwo njyewe ni ukuvuga ngo wowe utuye i Kigali njye nkaba nkodesha. Rero wenda ko kunyirukana mu nzu. Ahubwo wazangirira ubuntu ukazancumbikira. Oya mu rugo hari dushe, hari akadushe kaba hanze nyuma y'igipangu uzaza tukagomba ariko mwibera. Ariko n'ubundi mfite akamatera gatoya kandi k'abanyeshuri bajyana ku isi. Ubundi kajyamo. Unkoreye wanyamba rwose nkazajya mpegekamo umusaya nkabona gutya nkajya guhiga icyo gihe. 40 ndaziguhaye uzarambikamo umusaya gutyo ukaryama ugasinzira. Uvuze ngo Imana izanye n'umunyamakuru wanirankoreye n'ukuri kw'Imana. Uvuga ngo n'ibyo bitekerezo nari mbizi. Abanyamakuru bubuze ko basigaye ari ibisambo, nk'ubuze ubona tutamuhaye umva zibura ntabwo ubizi. Izi ni views nyinshi tumuhaye. Ajya kugenda siri kuri channel ye. Views se ni bimwe. Views. Yes, kandi views ngo ni ibintu bagira ngo ku ma YouTube, niba ari YouTube niba ari ntabwo bizi. Ngo bakagenda nabi n'umuntu abimbwiye. None se bafata views bakayishyira kuri YouTube. Bisenze ko nabigenza aratubwira ku bigenza. Ahubwo n'uburyo bavuga ko urumva ari ibanga rye yakubwira. Bafite ukuntu babikora ngo bagashyiraho umunyamakuru bikora gute ibyo bintu mwe mwinjiza kutubaza ubundi. Views ninde waba warabimubwiye ko numva asobanutse mu mutwe? Yize amashuri angahe? Amafite amashuri angahe? Nubwo mwicaha ko bishobora ko ese mbere na mbere ubundi mukora akahe kazi n'ahangaha? Akazi dukora se ko wabonye ndimo ndasinzira hano, niko kazi kanjye. Sinzira niko kazi kawe? Ugatungwa n'iki mu buzima busanzwe niba ariko kazi kawe gusinzira se? Ndasaba Imana ikanyamba. Umunyamakuru we nahoze mfite akazi kanjye ndakareka, baranyirukanye. Mbega muri make yambura akazi, numva migahiga karaka ko mbonye iyo mbonye senkisa, mbonye icyo gihumbi ubwo njyana icyo ngicyo Imana iba yangeneye. Ubwo mba ndaho ngaho ntegereje ko byaranze.
niyo mpamvu buriya wambazaga ngo ibintu by'iminsi mikuru nkakubwira iminsi mikuru se isi nzaba njyayo nzaguma nicara i Kigali nta handi hantu mfite ho kujya n'abo bakobwa niyo mpamvu mvuga ni uzampamagara akambaza akambwira ati bimeze bite ese sheri ngo ntabwo uzansohokana ngo ujyane ku Gisenyi reba aba we ngo wazaba yikozeho azatuma mvuga nabi kandi ngiye gusoza umwaka ariko ubundi reka mbaze nkugarukire ariko ni gute wowe uzamufata ukamuhamagara wowe ntabwo yaguhamagara akubwira ati bwa dusangire ku mafaranga make ni gute uzuye ubwira ati reka mfata agakosora biki hari abahura nabo njyewe batandukanye n'abandi hanyuma wowe basere umushere ufite agira akazi yarize afite akazi ki wowe wavuze ko nta kintu ugira ukora nasanze uri gusinzira ngo niko kazi se ibyo bintu biragutunga se sheri wawe arabyemera ese waba ubona bizageza ryari kuba wasama cyangwa se kuba usinzira bikagutunga njye nta muntu nzi byatunze gusinzira ahubwo wowe ubaho ute cyangwa ubasha kubaho gute mu buryo bwo kugira ngo usinzire ubone ibyo kurya cyangwa ubashe kuramuka kandi abandi tuzi neza ko bagerageza kugira icyo bakora kugira ngo baramuke aho ntiwaba uri muri ba bandi biba cyangwa batera za gatarina njya numva bavuga ntabwo niba ahubwo abasheri banjye bankundira ko ndakora akazi mbese muri make uri umupfubuzi niko twavuga ngaho none akantu ushyizemo ntabwo ari sawa ariko nawe n'uwabinkundira ntabwo namuveba kuko nako ni akazi ikintu cyose uzakora umupfubuzi ko ari umuntu ugira imbaraga mbona rimwe na rimwe njyewe nafite n'agafaranga uzi kandi kuko niba tunzwe n'abagore se ibyo ari byo byose byose arapfubura ntawe mugenzi we w'urubyiruko ntabwo wamwishima ariko se wumva se nta kintu bitwaye akazi kose ni akazi rero icyo mfa irare ni mura cyambere ni murare sibyo nuko tubana ntuzajya ubona nimero igogeye cyangwa ariko mba ndi umuntu abaye hano ariko Kigali murazaba kuko Kigali mwe muzanayishobora Kigali mbamo ni mura ikigurikiye uranye no kuzanyihera pasi nanjye nkava kuri uyu muhanda pasi nzayibona nanjye nivire kuri uyu muhanda pasi bisaba amafaranga mani no kubusaba uranashora se hari ibintu by'umuntu bibi Kigali ariko shumi nta bintu by'umuntu bibi Kigali ese wazangurije nagize amahirwe umpaye akantu 40 zanjye nzajya numva usaya ako witonde no kukajyamo ntabwo uzakagiramo ubuntu ari dushe mura dushe igurika bitandukanye yese nzajya muraza hazi ko ninzajya njya gukaraba nzajya ngusuma bagatumba ndagumahona nibereye n'ubundi ntaho waba utanira aho ngaho niba uzi kuzansura ubwire ne kuzafatirwa mwana hagarika